Listen, amazina y'inyakuri yitwa Uwizeyimana Maka, yamenyekanye mu gusobanura filime nka Rocky Kimomo. Kimomo ubwo ubuhanga afite ndetse n'ubukaka mu gusobanura filime, amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, amaze gukundwa bigaragara. Maka yavukiye ku Muhima, akurira mu Gatsata, abenshi ariho bamuzi cyane. Rocky yatangiye ngo gusobanura filime yiga muri IPRC mu mwaka wa 2015, nibwo yasize hanze filime ya mbere yasobanuye, ariyo yiswe Salem Witch Trials. Iyi ni filime yakunzwe cyane, abantu bahita bamuha ikaze bavuga ko ari umusobanuzi uzi ibyarimo. 2016 kompanyi yitwa Africa Movie Market yahaye akazi Rocky Kimomo, arigaragaza, abantu baramukunda bitewe n'imvugo zitandukanye yahimbaga mu gusobanura filime, abantu bakabimukundira. Mu mwaka wa 2018 yarashize umwaka asoje kaminuza, yahise ashinga kompanyi ye yise Rocky Entertainment. Iyi kompanyi yayishinze irimo imirimo itandukanye, gufasha abahanzi kwamamaza ndetse no bukerarugendo. Kimomo akimara gushinga ino kompanyi yagiye yaba Kimomo by'ukuri. Ubwo abakunzi ba filime bahise bihebera agasobanuye. Nkuko tubizi mu buzima ntabwo hajya buri imbogamizi. Muri icyo gihe yararimo neza Federation ya Cinema yashatse guhagarika agasobanuye, gusa Rocky nabo bari bafatanyije umurimo w'agasobanuye. Uru rugamba barutsinze igitore. 2019 Rocky yahawe igihembo cy'umusobanuzi mwiza wahize abandi, agitwaye Junior Giti, Sankara ndetse na Savimbi bavukana. Yakomeje gutwara ibihembo byinshi kugeza amagingo aya. Rocky akomeje kwandika amateka muri filime zitandukanye, kuri ubu zica kuri website yitwa gasobanuye.com, ni nka Netflix y'Abanyarwanda. Uyu Rocky ntago akora dubbing cyangwa gusobanura filime byonyine, ahubwo nawe ubwe akina ndetse akanatunganya filime. Nka filime ye yise Uburakari bw'umusirikare irimo ibyamamare bitandukanye. Uyu Rocky ni umwe mu bantu batanga ibyishimo mu ngeri zitandukanye binyuze muri filime, ndetse akaba anatambutse inama muri filime azigira urubyiruko